reka twongere dukomera amashyi menshi 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 menshi. Abantu bafite Imana icyizere tuyikomera amashyi menshi cyane. Haleluya haleluya. Ndatekereza ko umwanya wanyu mwigomwe, matike yanyu n'ibindi byose mwakoze kugira ngo mwe muraha, ntabwo wabikora udafitiye icyizere uwo waje kubikorera nyine. Kuba turaha rero nuko dufitiye Imana icyizere. Ni byose. Haleluya. Hari ibyo amashuri yananiwe, hari ibyo famiye zananiwe, hari ibyo abagabo bananiwe, hari ibyo abagore bananiwe, hari ibyo gakondo zananiwe, hari ibyo amafaranga yananiwe. Ariko uyu mugoroba dufitiye Imana icyizere kiri mu ijuru, iyo yagira icyo ibikoraho. Semeni amen. Ndagira ngo tubane mu mwuka rero cyane, ndetse ubwiza bw'Imana butubeho cyane. Ndagira ngo abantu babanze bicare, tugiye kuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Ndakeka ko impamvu turaha nuko tuyifitiye icyizere. Nibyo abayifitiye icyizere tuyizamurira icyubahiro. Ko muri iki cyumweru hari ibyo yarema, ko muri iki cyumweru hari uko yabigenza, mbwirira mwene so ngo yo ifite icyo yabikoraho. Abaganga bananirwa, abahanga bananirwa, ariko iri mu ijuru ifite icyo yabikoraho. Inshuti zabinanirwa, abavandimwe babinanirwa, ariko Imana iri mu ijuru. Ababyizeye tuyizamurira icyubahiro. Haleluya. Nafashijwe kare ninjira mu masaha 9:40 cyangwa mu masaha 10, yinjiramo hano numvisha ubwiza. Paulo yaravuze ngo Imana yacu iri bugire ikiri bukore, ngo abantu b'Imana barabimenya. Twatangiranye n'ubwiza bw'Imana, twatangiranye no kubaho kw'Imana. Navuze ngo abantu bashobora kutagira icyo babikoraho, inshuti zishobora kutagira icyo zibikoraho, bavandimwe bashobora kutagira icyo babikoraho, ariko Imana yo ndumva nakongera nkabitsindagira nkabibwira buri wese, yifite icyo yabikoraho, yifite uko yabigenza bikemera, yifite inzira yacisha, yifite abantu yakoresha, yifite aho yanyura. Semeni amina. Imana yo abashenekoroge byabananira pe, abisizi imibiri, abisizi ikomeye nabo bakananirwa, ariko yo Imana ishimwe. Imiryango yaterana ikabura icyemezo ibifataho. Ndanezerewe. Abavandimwe wabahamagara bakakubwira ngo natwe nta kigenda, ariko Imana yo Imana yo ndumvira ijambo nananiwe kurirenga. Yifite ikigiye kubikoraho, ifite aho igiye gucisha, yifite aho igiye gukoresha, yifite uko igiye kubigenza. Ababyizeye tuyizamurira icyubahiro. Kenshi ntinyibiri bube ngahagarika umutima, mwami gize kwizera kuke, ari amangarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi nta kwizera we. Tubane mu mwuka. Icyamangarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi nta kwizera wenyine. Icyamangarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi nta kwizera wenyine. Kenshi ntinyibiribuwe ngahagarika umutima, mwami ngize kwizera kuke, icyamangarorera rwose. Zamurira Imana icyubahiro. Kiriza ku by'isi nta
kwizera wenyine. Nitwizera uko bikwiriye. Imana ikongera kwizera imuhagaze ujugunya rwose amahoro yawe. Ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ku munsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa. Ngeza ushaka bushorera yuko menye nkiri mu makuba amahoro atashe. Ngeza ushaka bushorera zamurira Imana icyubahiro nkiri mu makuba amahoro atashe. Icyampa kanyikorere ibibazo bya Yesu gaturiza tukamenya nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha neza ubwenge burutawe. Sema haleluya. Amen. Haleluya. Imana ifite icyo yabikoraho. Ritangazo ndumva narivuga. Imana yo muri iyi minsi 5 igiye kugira icyo ibikoraho. Ariko ababyizeye bavuge amen. Imana si umuntu ngo ibeshe, Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yagambiriye no gukora ijye gikora. Ijambo rivuga ngo icyo umutima wawe ushatse nicyo iwawe. Ifite uko igiye kubigenza. Mu rubyaro ifite uko igiye kubigenza. Mu bana bawe ifite uko igiye kubigenza. Mu kazi kawe ifite uko igiye kubigenza. Ku buzima bwawe ifite uko igiye. Urupfu ntirwamuheranya aracyariho, biganza bikaba amahoro aracyariho. Uwo ni Yesu tuvuga, uwo ni Yesu twamamaza, uwo ni Yesu turirimba. Urupfu ntirwamuheranya aracyariho. Haguruka duhimbaze Imana ifite ikigihe aracyariho. Aracyariho Yesu aracyariho. Urupfu ntirwamuheranya aracyariho. Zamurira Imana icyubahiro. Aracyakiza Yesu aracyakiza. Aracyakiza umwana aracyakiza. Urupfu ntirwamuheranya aracyakiza. Biganza bigaba aracyakora. Yesu yaga urupfu ntirwamuheranya aracyakora. Zamurira Imana icyubahiro. Aracyakiza Yesu aracyakiza. Aracyakiza umwana aracyakiza. Urupfu ntirwamuheranya aracyakiza. Biganza bigaba amahoro aracyakora. Yesu aracyakora. Aracyakora. Urupfu ntirwamuheranya aracyakora. Aracyakora. Yesu aracyakora. Aracyakora umwana aracyakora. Urupfu ntirwamuheranya aracyakora. Aracyakiza umwana aracyakiza. Aracyakiza umwana aracyakiza. Urupfu ntirwamuheranya aracyakiza. Biganza bigaba amahoro aracyakiza. Haleluya. Ariko wamubwire ngo Uwiteka we afite icyo agiye kubikoraho. Ntago mbiza hagiye kunyura, ariko mu bumana bwe ntago mbiza bagiye gukoresha, ariko mu bumana bwe ntago mbiza. N'ijambo rijeho mpagaze aha irambwa ngo babwire ngo Uwiteka afite icyo agiye kubikoraho. Ibyo wahagurukanye muri iki cyumweru, ibyo wahagurukanye muri iyi minsi 5, Uwiteka. Kandi reka mbabwire ijambo, ndi bujye mvuga ijambo ry'ubuhanuzi
bigusaba kubyumva ukabyizera warangiza ukabyakira tukazashima n'Imana birimo. Ujye uzakira uzumva ubyizere ubundi tuzashima n'Imana. Kandi reka mabwire tugitangira aya masengesho tariki enye twayinjiyemo Imana nawe byawe byinjiyemo tukiyinjiramo tukiyarimo gusa kuko ikigiye kuba tugiye kujya dusoza umunsi nitwinjira mu wundi tube dufite amashimwe y'umunsi utambutse tugiye kujya dusoza umunsi. El Shaddai, El Gibor, Adonai, Alpha and Omega, Jehova Nise, Jehova Ile, El Shaddai. Niyo Mana turi kumwe tugiye kujya dusozanye n'uwo munsi. Ku buryo undi munsi ukurikiye tuzajya tuba dufite amashimwe y'ibintu Imana yarangijeho. Ariko bavyeyi Imana igiye kugira icyo ibikoraho. Bagabo turi kumwe Imana igiye kugira icyo ibikoraho. Basore bakobwa Imana igiye kugira icyo ibikoraho. Reka tuyizamurire icyubahiro kuko ni Imana. Iyi minsi 5 Imana iturarika dufite teme yo muri Yesaya 6:1 kane kugeza kuri 1. Ni amagambo yavuzwe n'Umwami Yesu. Aravuga ngo yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, yantumye gukingurira, yantumye kumenyesha, yantumye gushyiriraho abisiyoni itegeko rishya mu cyimbo cy'ubwirabure. Izo ni misiyo za Yesu. Harimo kuduha agakiza, harimo kudukiza urupfu rwa kabiri, ariko harimo no kuduha ubugingo bw'iteka, ariko nanone harimo no kudukiza tukirino. Niyo mpamvu yavuze ngo yantumye. Ntabwo ngiye kwigisha, nta kibwirizwa mfite amagambo y'ubuhanuzi Imana yampaye. Irambwa ngo buri wese abyumve, abyizere, abyakire, ubundi tubibemo. Mbaraga zo gusenga, mbaraga z'amasengesho. Ibi bintu turimo ni ururimi Imana yumva kurusha izindi ndimi zose. Ururimi rwitwa gusenga mu mahanga yose Imana irarwumva. Imana ishimwe. Wasenga mu Gishinwa, wasenga mu Kiyapani, wasenga mu Giheburayo, ururimi rwitwa gusenga Imana irarwumva. Imana ishimwe. Rero ururimi turimo tuvuga ni ururimi Imana yumva ndetse cyane. Aya masengesho y'iminsi 5 agiye kubyara iki? Hari ibintu byinshi Imana iri kunyuza mu bakozi bayo bitandukanye, bigiye bitandukana. Nibi ngibi byakire aya masengesho. Ijambo twasomye ni iryo nyine, ni Yesaya 6:1 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Kandi basomere. Bibiliya ivuga ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, no munsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. 3, yantumye no gushyiriraho itegeko abisiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwiraburi, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. 4, nuko bazubaka hasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niryo jambo turimo, niryo jambo Umwami yadutumyeho muri iyi minsi 5 y'ibihe byiza byo gusenga. Uretse ko tuzajya tuvuga n'ayandi magambo umwuka azajya azana, ariko ibi bihe dufashe byo gusenga hari ibintu bigera muri 5 umwuka yambwiye. Ndagira ngo tubivuge niturangiza dutanga umwanya n'izindi gahunda zikomeze.
Imana ishimwe. Turi kumwe mu isi y'umwuka. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuba bayisenga bari mu mwuka. Ni ukuri kose Imana ntuyishakire mu mibare, kuko Imana ntiwayifatira muri matematike, irenze matematike. Imana ntuyishakire muri biology, irenze biology. Ni umuhanga, irenze ibyo. Imana ntuyishakire mu bwenge bw'isi, irenze ibyo. Umwanditsi yaravuze ngo ibasha gukora cyane, ngo ibyo dutekereza ngo nibyo twibwira, ngo nk'uko ubushobozi bw'idukoreramo uburi. Ibasha gukora rero cyane. Ntumve tubivuga gutya uvuge ngo se ibi bintu byashoboka biti. Oya, ariko reka mbaze abantu barimo hasi bwo bwa mbere musenze. Hari abantu bigeze basenga amasengesho akabakorera ngo duhereze Imana icyubahiro. Wenda hashobora kuba harimo umuntu ubijemo bwa mbere akagira ngo ibi bintu ntibikora, ariko ibi bintu birakora. Hari abo byakoreye, ubwo byakoreye uwo mwicaranye nawe bishobora kugukorera mu izina rya Yesu. Ubwo byakoreye kanaka nawe byakunda mu izina rya Yesu. Aya masengesho turimo dusenga, hari ibintu umwuka yamishuri. Icya mbere agiye kuduhesha, shyira ahantu. Imana yambwiye ngo tuzajya tuyavamo undi munsi ukurikiye dushime iby'utambutse, kuko Imana yacu igiye gukora live, igiye gukora abantu babireba. Ntukibaze ukuntu uzatabarwa, kuko Imana ntabwo igishwa inama. Uzatabarwa bose babireba, nk'uko Morodekayi yatabaye. Ntukibaze ukuntu izabikora, kuko Imana ntabwo igishwa inama. Uzatabarwa bose babireba, nuko Morodekayi yatabawe. Ntukibaze ubundi uzatabawe. Imana ishimwe, kuko Imana ntabwo. Zamurira Imana icyubahiro. Izabikora bose babireba, nuko Morodekayi yatabawe. Ntukibaze ubundi alizalakitandela bola. Imana ntabwo igisha inama. Izabikora bose babireba. Washamoto baba. Izabikora bose babireba. Uko Morodekayi yatabawe. Izabikora bose babireba. Uko Morodekayi yatabawe. Uzatabarwa bose babireba. Halasala kitandela sodefa. Pakimalizala kitandela edefebela. Alisalila sala kitandela bola distance. Turagushimye kandi tugushize hejuru. Sema haleluya. Reka mbabwire, ibi bintu ntabwo biri mekaniki. Nukuri kw'Imana. Amakuru ijuru ryayamanuye, amakuru ijuru ryayatanze. Nje ntabwo mpagaze ku gatuti ndi gusengera icyo nza kuvuga. Nasenze ndi mu rugo. Amakuru rero arahari, kandi yizewe, yatanzwe n'Imana ishobora bingahe. Tuzabishima turaha. Ibi ntabwo tubivuze ngo dutahe, tuzabishima turi kuri uyu musozi, ubwo Imana izabishohoje ibintu bikomeye. Mwumve rero, muri aya masengesho y'iminsi 5, icya mbere mwuka w'Imana yambwiye ngo aya masengesho turimo dusenga, aya twatangiye uyu munsi, agiye kuduhesha imigisha yacu Satani amaze igihe kinini agundiriye. Aya masengesho turi gukora, aya twatangiye, agiye kuduhesha ibintu byacu. Reka mbabwire, suko tutasenze, twarasenze. Nukuri kandi twarasenze. Twashatse Imana pe, twagerageje kuyishaka mu buryo, ariko Imana yambwiye ngo buri mugisha wawe abadayimoni bahambiriye. Aya masengesho y'iminsi 5 Imana ikoze ikintu gikomeye. Daniel yigeze gusenga Imana. Daniel ibice 10:12 yigeze gusenga Imana ngo ahamagara ijuru, ngo ijuru riramwumva. Uri Imana yumva gusenga, ngo ijuru rimwumvishe, ngo ryohereze ibisubizo. Ngo ibisubizo bimanutse, ngo ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi ngo burabifatira.
reka mabwire ikintu cyiza cyo gutinda mu masengesho. Sema amen. Tungere kandi ngo amen. Burya mu masengesho ntugapfe kuvamo ijuru ritaraza ikintu wasengeye. Hari igihe tuva mu masengesho ibintu byamanutse ariko abadayimoni. Pawulo yaravuze ngo kuko tudakirana n'abafite inyama, ngo kuko ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu. Rero hari igihe biza ariko abadayimoni. Amasengesho nk'aya ya buri gihe amaziki, amasengesho nk'aya menshi amaziki atuma ijuru ryibaza ngo habaye iki. Yego se none se iyo Daniel asenga karekera byari kugenda bite? Imana yari kuvuga ngo narasubije byarabaye. Daniel nawe ahari akavuga ngo ijuru ntiryanyumvise, ariko ngo yarakomeje, ngo arakomeza arasenga, ngo arakomeza aratitiriza, ngo arakomeza arahamagara, ngo mu ijuru barabaza ngo Daniel byagenze bite? Ibintu twohereje ntago byamugezeho. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo marayika Gaburiyeli ngo asana raporo aravuga ngo burya byaramanutse ariko ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi bwaragundiriye. Ijambo rirambwa ngo Uwiteka, umva ikintu Imana idukoreye muri iyi minsi, ngo Imana ihagurutsa marayika wayo witwa Mikayeli, ushinzwe intambara z'abanyamasengesho, ushinzwe kurwana n'amahembe, ushinzwe kurwana n'ibitega rozakitandefo, ushinzwe ariko wamwumvise uhagurutse, ushinzwe kurwana n'abafumu, ushinzwe kurwana n'imyuka y'ahantu, ushinzwe. Tuzamurira Imana icyubahiro. Ushinzwe intambara z'abanyamasengesho iramubwira ngo genda undebere keskiriya byagenze biti. Gaburiyeli ngo yambaye intwaro zose, ngo aramanuka, ngasanga asanga urugo rwa Daniel rwarahambiriwe, asanga urubyaro rwarahambiriwe, asanga akazi karahambiriwe, asanga abana barahambiriwe. Ariko ngufitiye amakuru, iyi minsi 5 imigisha yawe yose abadayimoni bahambiriye Mikayeli agiye kuyirekura, Mikayeli agiye kuyibohoza kugira ngo abana b'Imana babe mu mahoro. Wayikomeye amashyi mu byizere. Irambwiye ngo hari intambara, hari intambara Imana iturwaniriye muri iyi minsi 5. Hari intambara Imana irwanye mu rugo rwawe, hari intambara Imana irwanye mu kazi kawe. Baravuga ngo amena. Hari intambara Imana irwanye mu bana bawe, hari intambara Imana irwanye muri business yawe, hari intambara Imana irwanye ku buzima, hari intambara ijuru. Wayikomeye amashyi menshi. Hari intambara ijuru ryururukiyemo kuko byaroherejwe, ariko marayika, ariko ubwami bw'Ubuperesi ngo bwaragundiriye. Ijambo ryatuvuga ngo marayika Mikayeli ngo aracagagura byose, arashwanya gusa, ngakura mu nzira, amahembe akura mu nzira, ibitega akura mu nzira, ibyatamitswe akura mu nzira, ibyatezwe akura mu nzira, ibyo wasizwe akura mu nzira, kugira ngo Daniel. Irambwa ngo buri wese iminsi 5 hari urugamba Mikayeli amurwaniriye. Irambwa ngo muri iyi minsi 5 hari urugamba marayika arwanya. Kandi reka mbabwire bibaye surprise. Hari ibintu ugiye kuvuga ngo Imana irantunguye, hari ibintu ugiye kuvuga ngo Imana ibikoze ite, hari ibintu ugiye kuvuga ngo binyizehe, hari ibintu ugiye kuvuga ngo bigenza bite. Amakuru ahari nuko Mikayeli yarwanye urugamba. Amakuru ahari Mana ishimwe nuko Mikayeli yatsinze intambara. Irambwanga ya masengesho buri mugisha wose Satani yagundiriye, Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Nyiringabo agiye kumukura mu biganza kugira ngo twakire. Imana ishimwe. Nasomye ijambo rirambwa ngo ubutunzi bwacu ngo abadayimoni babumise bunguri, ngo ariko Uwiteka azabuhuza mu nda zabo. Uva barabifatiriye ariko ntago babyishe, barabitangiriye ariko biracari bizima, biracyariho. Ijuru ryarabiremye, ijuru ryarabikoze, byaratangiriwe gusa ariko biracyariho. Irambwa ngo muri iyi minsi 5 umva amakuru. Irambwa ngo muri iyi minsi 5 icya kabiri Imana irambwa ngo buri wese naburana umugisha we atitaye. Hari ibintu tugomba kuburana. Pastor Seth yavuze neza.
dutangira ndavuga nti turi kumwe, yavuze ngo aya masengesho hari ibintu tuje kurega, hari ibirego. Irambwira ngo iyi minsi 5 buri wese naregera Imana hayibwire ngo iki ndakirega inshingiye. Ndanezerewe n'iki ngiki nacyo ndakuregera Mana. Reka mabwire burya intambara z'umurokore ntabwo zagakwiye kurenga amavi. Yego, burya intambara z'umurokore ntizikwiriye gusohoka iwe mu rugo ngo zijye hanze, zigomba guhera ku mavi, kuko ku mavi niho dukura byose. Tuvuge ngo amen. Irambwira ngo buri wese naregera Uwiteka hamubwire ngo niki ni icyanjye, ni byose. Iyo naka kazi nakanje, nubwo abadayimoni bagatwaye, n'iyi nzu yari iyanjye nubwo abadayimoni bayitwaye, n'iyi modoka yari iyanjye nubwo abadayimoni bayitwaye, kuko Imana yambwiye ngo buri kirego cyose kigiye kuzamuka kigere ku Mana. Kare nongeye gusoma ijambo riramfasha, ijambo ry'umugabo witwa Selofohadi. Abantu twamwiganye baramwibuka. Selofohadi yabyaye abakobwa 5, twaramuvuze. Amaze kubyara abakobwa 5 b'abanyamasengesho bazi gusenga Imana ku manywa na nijoro. Bageze mu gihugu cy'amasezerano cy'Ikanani, babima umurage, babima gakondo, kuko hari ibyiciro 3 bitagomba guhabwa umurage. Twarabivuze. Abantu bose babaye mu iteraniro ry'abahakana Imana mu butayu ntibari bakwiriye gakondo Ikanani. 2, umugabo wese wapfuye asize abakobwa gusa adasize umuhungu ntiyarakwiriye gakondo Ikanani. 3, n'umwana wese wavutse ku mubyeyi utari umwisiraheli ntiyarakwiriye gakondo. Nyoka ari umwisiraheli, sakaba umunyamahanga, nta gakondo wari ukwiriye. Byasabaga ko so na nyoko baba ari abisiraheli. Rero abo bana ba Selofohadi b'abakobwa bari bafite ikintu kibatangira, ariko bari bazi gusenga. Reka mabwire, amasengesho ashobora kuvuguruza ibintu abantu bubatse, akabicamo imirongo, akavuga ngo oya, akabicamo umurongo. Amasengesho ajya asinyura abantu wasinye, ariko umuntu w'Imana yasenga ijuru rikavuga ngo ndabyanze, ariko wayihaye icyubahiro. Amasengesho bakobwa ngo basanga Mose n'umutambyi Eliyezeri, baramubwira ngo dufite ikirego, twageze muri gakondo ariko mwatwimye gakondo. Mose arababaza ngo so yitwaga nde? Batitwa Selofohadi. Baramushakisha muri raporo z'abantu babaye mu iteraniro rihakana Imana, bamuburamo. Barareba basanga ni umwisiraheli tipiki, ariko basanga hari ingingo imugonga, basanga yasize abakobwa gusa. Mose ngo arebye kuntu abana b'abakobwa ari abanyamasengesho, arababwira ngo murandegeye, ku bwanjye nakabahaye gakondo, ariko abisiraheli ntibabyemera. Mureke iki kirego tukizamukane mu nzu y'Imana. Zamurira Imana icyubahiro, mureke iki kirego nidushake dusoreza, tukizamukane tukijyane mu nzu y'Imana, ikintu Imana iri bwemeze. Ayo magambo ari mu gitabo cyo Kubara 27, muze kuyashaka umurongo wa 2 n'uwa 5. Aravuga ati mureke tuzamukane iki kirego tukijyane mu rusengero. Mose aravuga ati ikintu ndi bubafashe ndakivugira imbere y'Uwiteka, ikintu Uwiteka ari buvuge turemera icyo. Ngo arakizamukana, ngo akizamukane. Abakobwa ba Selofohadi ngo bayararamo, bararababwira Imana ngo ntubyemere, ntiwemere ko tubura gakondo kandi twaratashye mu gihugu, ntiwemere ko dusezererwa amaramasa, ntiwemere ko. Reka mabwire kandi ijambo, hari ibintu Imana yangiye muri aya masengesho, hari ibintu Imana yangiye muri aya masengesho, hari ibintu Imana yangiye muri aya masengesho, hari ibintu, ariko wayikomeye amashyi n'abaturi kumwe, hari ibintu Imana. Mose arakizamukana ngo ikirego cy'abakobwa ba Selofohadi, ngo akigeze imbere y'Uwiteka, aramburira Uwiteka, aramubwira ngo aba ni ba bakobwa ba Selofohadi, bamwe basenze itabesha, ariko hari ingingo ibagonga. Ngo Uwiteka abwira Mose ngo nkura mu maso iby'ingingo. Iramubwira ngo aba bakobwa hatavuyemo n'umwe, genda ubahe gakondo,
bagire gakondo i Kanani, bagire aho batura. Umva ikindi kintu cyiza, iramubwira ngo kandi uhereye uyu munsi kubera aba bakobwa basenze, umwisirayeli uzajya upfa ntasige umuhungu, nawe bajye bamuha Kanani. Buri muntu wese ajya agira Kanani, buri muntu wese ajya agira gakondo. N'abakobwa ba Selofehadi ikirego cyabo cyumvikanye, kandi ikirego cyabo ni ukuri. Irambwira ngo iyi minsi 5 hari ibirego bigiye kuzamuka. Imana irambwira ngo sinzi ibyo uregera, ariko Imana buri kirego cyose kigiye kuzamuka ijuru ryacyakiriye, kandi ijuru rigiye kucyumva nirangiza ikora ikintu kigize gite. Umva amakuru 3. Irambwira ngo aya masengesho turi gusenga, aya ngaya turimo, aya turi gusenga, ijuru irambwira ngo aya masengesho, irambwira ngo agiye kutugeza ahantu no ku bantu tutakekaga ko tuzagera. Agiye kutugeza ahantu no kuduhuza n'abantu tutakekaga. Akwicaza ahantu uvuga ngo ni njye cyangwa ni njye uri muri iyi ntebe cyangwa, kuko gakondo yawe ntiyabikwemereraga, kuko imva iciciro cyawe cyabyangaga, amateka yahise ntiyayemeraga. Ariko kuboko wasenze Imana, Imana igiye kukugeza ahantu no kuguhuza n'abantu utigeze utekereza. Nicyo bita connection divine y'Imana. Aya masengesho mfite ubu butumwa, wenda ubutaha tuzavuga ibyanditswe dusesengure, ariko yambwiye ngo aya masengesho agiye kuba tuza ahantu uvuga ngo inzu ni yanjye cyangwa ni njuraha, cyangwa iki gihugu ndimo ni njyewe, cyangwa ni njye uri kuri uyu mugabane, cyangwa ariko mwakwakiriye ko na visa data yazimanuye muri iyi minsi 5. Imana igiye kuguhuza n'abantu, igiye no kukugeza ahantu utigeze utekereza ko wagera. Tuvuge ngo amen. Igiye kuguhuza n'abantu, igiye kukugeza n'ahantu utigeze utekereza ko wagera, kubera ibihe byiza tugiye kugera muri iyi minsi 5 yo gusenga. Kakane aya masengesho turimo dukora, aya twatangiye uyu munsi, Imana yambwiye ngo babwire ngo aya masengesho agiye kubakuraho amateka mabi Satani yabasize. Niryo jambo Imana yavuganye natwe, iratuvuga ngo hari inzandiko abadayimoni bamanitse. Iyo ugeze i Remera urwandiko ruravuga, iyo wicaye muri famiye urwandiko ruravuga, iyo uri mu itorero iwanyu urwandiko ruravuga. Ariko irambwira ngo aya masengesho, Imana yabwiye neza Yosuwa, nahoze kare mbisoma, Imana yabwiye neza Yosuwa benda kwambuka Yorodani. Imana ishimwe, irambwira ngo aya masengesho ngiye kubakuraho amateka y'iwanyu. Ku myaka 30 barakenyuka mu izina rya Yesu. Twebwe iwacu ntawe ugera aha mu izina rya Yesu. Twebwe iwacu ntawe ukora ibi mu izina rya Yesu. Yambwiye ngo igiye kubakuraho, igiye kubahanaguraho amateka abadayimoni babasize, amateka isi yabasize, amateka Satani yabasize, urwandiko abadayimoni babashizeho. Aya masengesho Imana yageze kubwira Yesu wabenda kwambuka, iramubwira ngo muretse kwambuka, ngibasibye iminsi 3 kuri Yorodani. Yesu wa 3 ngo basibira iminsi 3 ngo barimo basenga Imana. Imana ibwira Yesu iramubwira ngo ntabwo twakwambuka ntagukuyeho igisuzuguriro. Abisirayeli bamaze iminsi bagusuzugura, bamaze iminsi batakumva. Iramubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli, bamenye ko ndi kumwe nawe nkuko nabanaga nande na Mose, bamenye ko ndi Imana yawe. Iramubwira ngo kandi inzira ndi bubacishe ntago nigeze nyibacisha mu buzima bwawe. Irambwira ngo ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe, abantu benshi bazavuga ngo iki kintu ni igitangaza. Reka mvuga ijambo dusoze. Irambwira ngo buri muntu wese wateranye aya materaniro, ibi bihe byiza byo gusenga, akira ibitangaza by'Imana. Bizatangaza abo muvukana, bizatangaza abo muturanye, bizatangaza abo mukorana, bizatangaza abo mwasenganye. Irambwira ngo buri wese yarambura ibiganza n'amategeko abihana. Irambwira ngo buri wese niyakira ibitangaza. Bizatangaza abo bakuranye, bizatangaza abo biganye, bizatangaza aho bavuka, bizatangaza abo bazi kera, bizatangaza abazi amateka. Irambwira ngo buri wese
akira igitangaza cy'Imana, akira ibitangaza by'Imana. Irambwa ngo mbakuyeho amateka, mbakuyeho amazina isi yabise, mbakuyeho amateka imiryango yabise, mbakuyeho amateka ibihe byabasize. Irambwa ngo uyu munsi ni umunsi w'amateka mashya. Iyi minsi 5 ni amateka mashya. Akira amateka mashya, akira amateka mashya, akira amateka mashya, kandi ayo mateka azamenyekana. Cya 5 tugasenga Imana. Irambwa ngo aya masengesho twakoze, twatangiye uyu munsi, muri aya masengesho turimo, muri ibi bihe byiza byo gusenga, ijoro ryambwiye ngo umbwirire buri wese ngo hari imigambi ya Satani imburijemo, hari imigambi y'abadayimoni imburijemo. Ababyeyi batwite, hari imigambi y'abadayimoni Imana iburijemo. Irambwa ngo mu ngo zanyu hari imigambi y'abadayimoni iburijemo, hari impanuka Imana iburijemo, hari impfu Imana iburijemo, hari akagambane Imana iburijemo, hari amarozi Imana iburijemo, hari ibitero Imana iburijemo, hari imigambi. Wayikomeye amashyi Imana ko ari Imana ibikoze. Irambwa ngo aya masengesho bayasenge kandi bizeye, bayabamo kandi bafitiye icyizere. Wabwire ngo hari imigambi mpagaritse, hari amarozi mpagaritse, hari ibitero mpagaritse, hari impfu zabazwe mpagaritse, hari impanuka mpagaritse, hari ibintu byinshi mpagaritse, kuko batambye igitambo cyo gusenga. Irambwe ngo kandi buri wese ashimira Imana ku bintu Imana ihagaritse. Mu bana banyu hari ibintu ihagaritse, mu bafasha banyu hari ibintu Imana ihagaritse, mu batware banyu hari ibintu Imana ihagaritse, ku mashuri y'abana banyu hari ibintu Imana ihagaritse, aho mutuye hari ibintu Imana iburishemo, aho mukorera hari ibintu Imana iburishemo. Irambwa ngo iyi minsi 5, irambwa ngo iyi minsi 5, wabwiye ngo ibyo bintu ko ari 5 mbihagurutsemo kandi ngiye kubikoresha amaboko akomeye. Irambwa ngo iyo minsi 5, ibi bintu ko ari 5 nanjye mbihagurutsemo kandi ngiye kubikoresha amaboko akomeye. Katurambura amaboko dushimira Imana. Ndagushimiye Uwiteka, bihe byiza nk'ibi byo gusenga. Turabizi ko Satani atabinezererwa, ariko iyo bihagurutsemo ukora ibintu bikomeye. Wadutumyeho none twitabye kugira ngo twumve icyo uvugana natwe. Watubwiye ngo ibyo ibyatunaniye wowe ugiye kubyinjiramo. Utubwiye ibintu 5 bikomeye kandi ugiye guherekeresha amaboko akomeye. Nsohoje ubu butumwa ngaho buri wese atangire abone gukora kw'Imana, kandi atangire abone Imana ikora ibintu bikomeye ku buzima bwe. Iyubahishe kandi wigaragaze, maze abantu bazavuge ngo tubonye Imana. Amagambo yawe agisohora mu matwi y'ubwoko bwawe, buri wese abone gukora kw'Imana. Ejo tuzabe dufite amashimwe yo kuvuga ibintu Imana yakoze. Dusengeye gahunda zose zisigaye, uzigaragaremo nk'Imana. Imbaraga zisumba byose zikomeze kubana natwe, kandi uzadushoboze kugira ngo ibi bihe tuzabikorane nawe, maze tubone Imana ikora ibintu bihambaye, maze tubone Imana ikora ibintu bikomeye. Urakoze ugize neza mu izina rya Yesu, amen. Imana ibarebe neza, baho umugisha.